Yes, nimuhaguruke mushimira Imana. Stand up. Nimuhaguruke. Ayo mashini maceya, Give them a better welcome. Yes, Imana ibaho umugisha. God bless you. Yes, Vestine uhesha umugisha abantu benshi. Vestine, you bless so many people. Uri umugisha udasanzwe. You are special blessing. Kandi turashimira Imana yagushyize iruhande undi mugisha. We thank God that put you besides another blessing. Uzakomeze wake mu izina rya Yesu. Continue shining in the name of Jesus. Yes, Imana ize kwikubaza. Vuga ariko Papa Francis yasabye ko ikibazo cya Kongo gikemurwa mu mahoro. Umushumba Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis yasabye abarebwa n'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo kugikemura mu mahoro hagamijwe kurengera abasivili. Papa Francis yagize ati: "Nakurikiranye irimo kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndasaba impande zihanganye guhagarika imirwano no kurinda abasivili. Ndimo gusenga ngo amahoro agaruke. Mamagarira imiryango mpuzamahanga gushyira hamwe mu gushaka umuti w'amakimbirane ahari agakemurwa mu mahoro." Papa Francis yashimangiye ko hakenewe byihutirwa ibikorwa byo kurinda ubuzima bw'abaturage no kugarura umutekano. Yakomeje asaba imiryango mpuzamahanga gukomeza gushyira imbaraga mu gushaka uko ibibazo byakemurwa mu mahoro no guhuza imbaraga mu gukemura ibihe bibi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo. Ubutumwa bwa Papa Francis buje bukurikira inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yabaye kuwa gatatu baganira kuri icyo kibazo cya Kongo cyateje ukutumvikana hagati ya Kigali na Kinshasa. Aba bayobozi nabo basabye Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi kwemera kuganira na M23 nk'imwe mu nzira y'ingenzi mu gukemura ayo makimbirane amaze imyaka myinshi. Ni inama kandi Tshisekedi yanze kwitabira nk'uko yagiye abigenza mu zindi zabanje zabaga zigamije gushakira uburyo ikibazo afitanye na M23 cyakemuka. Mu nama y'abo bakuru b'ibihugu Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yabwiye bagenzi be ko guverinoma ya Kongo iyobowe na Tshisekedi ifite inshingano zo gukemura ibyo bibazo kandi ikanashyigikira n'izindi nzira zigamije kubikemura. Yavuze ko imbaraga z'akarere zikenewe mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Yego ngira ngo muri kubyumva neza ko umushumba wa Kiliziya Gatolika cyangwa Papa Francis yabigarutseho cyane nyine ku kibazo cya Kongo. Mwe murabyumva nk'utubundi bintu. Urumva byagakemutse mu ntambara Kongo iri gushaka gushora ku gihugu cy'u Rwanda. Ariko ibintu Papa avuga nibyo ntago ibintu byose bikemukira mu ntambara. Ibiganiro bibikeneye ku mpande zombi. Ibiganiro se Kisekedi Antoine Kabata bishaka akomeje kugorana nyine ntaga bishaka. Areka buriya nta n'inyungu iva mu ntu. Kero n'amakuru mfite ngo bashaka ngo bashaka ngo gutera amakuru mfite ngo bashaka no gutera Goma irimo n'abaturage. Goma cya kintu. Goma. Kongo ishaka gutera Goma no irimo n'abaturage. Ikongera ikagaruka bundi bushye. Niyo mpamvu numvisha amakuru yuko iri kurokita abandi basirikare nta urubyiruko rwose rwemerewe kwinjira mu nk'itegeko mbese kujya mu gisirikare cya leta ya Kongo. Nta kibabuze kuko waba umeze kose. Yego. Akabura n'ubwiyahuze. Uyu munsi rero murabizi ko Vestine ariko yagiye mu rusengero cyane. Yerekanwe n'umugabo we. Yego. Aya makuru nabonye nawe gucicikana cyane irya no hino abantu bose. Urumva ni itariki y'ubukwe ishobora kuba igiye gutangazwa hagati aho gusa njye amakuru mfite nuko ari mu kwa gatatu. Yego. Bagiye kwerekanwa imbere y'Imana. Uramwana yabyihuse nyine nta wamenya impamvu gusa ni byiza ko bamaze kwiga agahita abona umugabo. Ikibazo baramuntwaye. Baramufiteho gahunda. Nifite gahunda. Yego ibi ngira ngo n'ubundi byabereye ari ADPR Remera. Witwa Dramati ngo nawe ariko ngo afungiye Canada. Dramati ubu tuvugana kabisa afungiye Canada. Nawe ari matekwa nyuma yo kurya amafaranga y'abandi. Ni peacemaker. Ni PCK Entertainment. niyo rebo abanakoreramo n'ubundi isanzwe itegura n'ubundi bitaramo biri tour biba hanze y'igihugu. Yego. Ariko ikibazo ngira igitaramo ngo cyagomba kwitabirwa n'uwo bita Juno Kizigenza na Eseri Mbonyi n'abandi bahanzi bakazazengurukana na Drama mu mijyi itandukanye. Hari ikibazo ngira muri Afurika. Bigenda gute ko muri Afurika ariho njye numva hakunda kuvuga bene izo nkuru ngo abahanzi bariye amafaranga ya company runaka. Akenshi muri Afurika niho hakunda kuvugwa izo nkuru z'abahanzi bafunzwe baziri ibyaha bitagombye kuba byabayeho. Yego. Bigenda gute kugira ngo kuki ari muri Afurika gusa ikibazo nyine ngiye aho numva hano bipfira bishobora kwipfira muri rebo ni management y'umuhanzi. Nimbita muhibi ibikwiye akibona uducerera agaturya agahita minuka. Ahubwo ikibazo we yagiye nk'umuntu ugiye gukora igitaramo n'ubundi asanga abamwoherejeyo barayariye asanga baramutegereje. Tamwambura utwe yarajanye ako Dramati nawe afite makosa. Yego. Kuki ubundi atabanje ngo avugane na manager mu byari banajyana ubundi
awe akimanukana akagenda wenyine niyo yarega nagatwiko yagomba kugira ngo agende nk'umuregent ariko nanone asanga bamutegereje atamusabye ntabwo wamurenganya urumva we umuhanzi baba barasinyanye kontara yuko agomba kuzajya we agerayo ibintu byarangije gutunganywa deja we ari ukugenda akora urumva nimba yaragiye mbere igihe akabanza gukora sound check mbere yuko noneho anagerayo ataranakora niyo sound check basi kuko ntaho yari kuyikorera deja kuko ntabwo bari bubatse stage nta gitaramo cye cyateguwe cyane abagahita bamufatira aho ngaho kuko nyine n'abari bishyuye amafaranga sinjije yo kubona yuko igitaramo gihari cya kidahari kuko nimba hasigaye hano igitaramo uhabona n'amafishi aba yarasohotse rero nimba hasigaye umunsi umwe ubona nta kintu kiragaragara kizima ni nko kuvuga ngo ahantu hari ubukwe bataraza kuhatera amahema nta invitation ziratangwa biba ari ikibazo so rero niho nyine Dramati baramwohereje ahita afatwa mu ubwo buryo bwo iyo Dramati numva nta kosa afite aka kanya ikosa naryo urumva kugira ngo babishyire none se babishyira gute nyine ura muntu wa Piske nyine ni ikibazo urumva umuntu wohereje nyine arasabwa kwishyura muri make kugira ngo babashe Dramati muri make ameze nk'ingwate kandi Dramati ntago ariho hawa amafaranga ntago ariko yajeje gusoza ariko buri yari rebo yahawe amafaranga ntago ari rebo ya Dramati ntago ari management n'abashinzwe bategura ibitaramo nk'uko umuntu ategura igitaramo agatumiramo The Ben yego bakaba bazwi ko The Ben rero bazahostinga akaba ari ury'amafaranga nyine ubwo urumva muri make babipanganye niba The Ben agiye gutegura igitaramo Skol ikamutera inkunga sibyo ubwo Skol niba yamuteye inkunga abishyuye The Ben ubwo na Skol yagiye kubidiringa muri make uri kubyumva ko yagiye kubidiringa kugira ihabwe ikorera amafaranga nayo igateramo inkunga urumva nyine iri muri abo ngabo bashobora kuba bara nyine urumva ni Krebo nyine urumva ni nka company ishinzwe isanzwe itegura ibitaramo yego none birasobanutse ndakeka urumva Festina na Dorcas nabo nyine sinzi niba bazakomeza kuririmba buriya bazakomeza kuririmba ntabwo byabahagarika n'abana bafite impano urumva kuba Imana ibahaye umugisha bakagiramo umugeni ntabwo yabambura wa mugisha wo kuririmba bagomba gukomeza abana baranakunzwe cyane hanze ibikorwa byabo ubona ko banashobora ngo andi makuru yatugezaho kandi dukesha ikinyamakuru Igihe Tom Close yatangiye gutegura igitaramo cyo guca agasuzuguro ka Tems uramanza umunyanigeria yego nyuma ubundi ibintu ngo asi ibintu byatewe n'iki ubundi byatewe na Tems niwe wazanye iki kibazo ubundi Tems yari afite igitaramo hano i Kigali yego afite igitaramo rwose hano i Kigali ku itariki 22 yego ku itariki 22 Werurwe arangije aragisubika atanga ubwisobanuro nese nkibaza muganga Tom Close watangiye guhangana ati ariko ibi bintu nyine urumva hari igihe bari abahanzi bakuru bo muri Nigeria bareba igihugu nk'u Rwanda urabona nta muhanzi dufite bafite ibikorwa biri boost bari branding nk'abari abo muri Nigeria bakareba u Rwanda bakarufata nk'igihugu nyine giciriritse kiraho kidafite ikintu wagikoreramo so rero niho Tom Close nyine buriya yabihereye aravuga ngo noneho kibaza ngo araza guca agasuzuguro ati haraza se kuzana Morema oya nyine twereka tubaza ibyo bintu nyine natwe nicyo dutegereje Tom Close ari bugira ikintu akora byanze ariko uriya ni umugabo buriya nawe nemera mu Rwanda kuko ni umugabo uzi gukora utuntu twe yiturije yego urabona kandi n'utuntu avuga turi mu bwenge reka no dutegereze turi ko nagiye guca ku gasuzuguro Tom Close ari no gusaba reganaga ari wenyine ari no yasabye n'abanyarwanda nyine babyiteguye aravuga ati urumva abumva twaca agasuzuguro tukikorera igitaramo muri make muze twikorera utuntu twacu kigizwe n'abahanzi b'abanyarwanda muri BK Arena kuri iyi tariki mu bigaragaza abumva bazitabira kabisa yarari gusaba abahanzi nyarwanda muri Arena BK Arena kabisa ase n'abana bazamuka bazade ariko abana bazamuka baranakuza ariko abana bazamuka nuko mwe mutitegereza creativity za dance impano zihambaye kuko kandi umuntu bita Chris Yize yarazamutse agaca kuri Bruce Melody akaba asigaye akura ingofero witwa ya mpano nawe
basigaye rwamwurira Bruce Melody yabaye nk'agahinja gatoya cyaga ntari shaje. Ariko buriya ni kwa kundi umwami ayobora igihugu agasabana n'abaturage nagaruko abanyarwanda bavuga neza hari icyo bita guca agasuzuguro. Ubundi abanyarwanda bavuga ati narumva ni umwana agiye mu kiganiro akakwihakana bati sinkusi anabona ikibazo mva nta kibazo kirimo koko nuko atamuzi Bruce Melody mu kwihohora akavuga ati ya mana ngewe nzamukendera mu kwandika uriya mwana ararenze ntagaruka atamuzi ahubwo imyandiki rero kugira ngo ngende musabye cyamugire reka mvuge ko ari agatwiko nyitwaza ku kanya ko nabyo biha binyuzemo ariko yarasuzuguwe. buriya nawe nyine yicaye inyuma akumva ikiganiro aravuga ati nakosheje. Ariko amakuru hari ngo nuko Onomo hotel ari ya Bruce Melody mwari mubizi oya ntago ari ni ya Bruce Melody asubye ibyo bintu bari kubeshya kimbihagazeho. ariko Onomo urayizi manje nese ari Onomo na Kigali Universal ni yihe Kigali Universal niyo ntago ari ya Bruce Melody yo ntago ari ya Bruce Melody ni ya Coach Gael. Bruce ariko Onomo Bruce Melody na hotel hedeka Onomo sikore ya kera man ni ya kera Onomo yarayiguze Bruce Melody muhamagare se oya nta mpamvu yo kumuhamagara kuko ni ibintu byivugira sibye ko none dushobora kumuhamagara ngo yemere ngo Onomo ni yanjye ariko Onomo hotel ni ya Bruce Melody kuko MI ni hakorera MI ikintu afite akazi ko kuyamamaza. Kuba nirene iyo mvuga MI mvuga ubwo nirene muri ndahabi yego nyine impamvu kuba Irene we yakorerayo urumva ni nkuko nanjye najya handi hantu bakamaga kontara tugasinyanya yuko nzayankorerayo nk'abamamariza bakanyongera ibindi biceri runaka. Yego ntago ari igisobanuro cy'uko haba habaye ahanjye cyangwa haba habaye aho undi muntu runaka tutakoranye kontara. ubwo numvaga ari ibyo ngibyo twagomba kuganiraho kuri uyu munsi twifuriza abantu kwinjira muri weekend neza. ikindi Perezida Kagame se mwamenye ko yakiriye minisitiri w'intebe minisitiri wo muri Qatar nyakubahwa perezida wa repubulika yego ngo yakiriye minisitiri Mohamed bin Abdulaziz yego Mohamed bin Abdulaziz wo muri Qatar. buriya bagiye kuganira kuki ni ku bintu n'ubundi urabona ko ikinyamakuru igihe cyabyanditseho mu gitondo cyo kuri wa gatanu ukumva nyakubahwa perezida Paul Kagame yakiriye minisitiri wa leta ya minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Qatar. muri kunyumva neza Dr Mohamed bin Abdulaziz Al Khalifi nimba ndisomye nayo baza kwihangana ntabwo nizi cyarabu cyawe yego nuko bimeze ariko amazina byagoye amazina yabari abantu abagoranye byata amazina y'abari abantu bagoranye. urumva umuntu w'umugabo ufite amazina ne urumva amazina ne ni menshi. rero twasomye amazina bibenda kadusome Mohamed bin Abdulaziz sibyo baganira ku mubano w'ibihugu byombi ndetse n'ibijyanye n'ikirere n'ibijyanye n'akarere nyine akarere duherereyemo. muri make ni ibijyanye no muri Kongo n'ubundi nibyo bari kuganira n'ukuntu muri Kongo hagaruka amahoro. ahubwo ukibaza gute nimba ngiye nkibaza ikintu kimwe u Rwanda nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame ahora ababwira ati ngese nzajya gukemura ibibazo bya Kongo bazabyikemurira ubwabo ariko ugasanga amahanga yose ari kuza ashaka ko bikemurirwa mu Rwanda. Kibaza ni iki kishi nyuma y'ibi bintu oya reka nkubaze nimba mu Bugande hari inyeshyamba uzaza mu gukemura ibibazo by'inyeshyamba zo mu Bugande mu Rwanda. buriya iyo uzi ko hari ahantu hari umusaza akandi kantu ngo nabonye kandi gatunguranye ngo umuhungu wa perezida Yoweri Kaguta Museveni uramuhozi general hari ibintu amaze iminsi itangaza kuri Twitter uriya muhungu nakaza mutwe ako yavuze ko ziriya mbuga z'imana bazihakinze. Yego hari abantu banyura inyuma barangiza bagapostinga ibintu kandi njye nabonye ko abantu agiye kujya ngo nyine abaminisitiri ngo abayobozi b'ingabo batumije nk'ingabo ngo batumije ngo nyine ngo bamutumije nk'ingabo nyine cyangwa umukuru w'ingabo z'igihugu cya leta y'Ubugande ukumva arangije ngo arababwira ngo ngiye kugira mbita ahubwo nzaza mbafunge cyane ngo nawe mujye kintu ati noneho ngiye nyuma yo kubafunga nzabafungura urikumva nzabafungura noneho ngiye mpamagaza inama utazayitabira rero ngere mufunge ngiye ni gute nitabira inama yanyu
wenge bamusuzuguye burayi ngo ndetse sinzi n'undi muntu ngo agiye kumanika utavuga bumwe n'ubutegetsi bwa leta ya se. Yego ariko perezida muri iyi minsi ari gusurwa cyane. Reba hano ngo n'undi perezida Kagame yaganiriye na Lorenzo wa Angola. Yego gushakira umuti urambye. Kandi kantu nanone tutatize tuvugaho. Ese mwari muzi ko MTN ishobora kuba igiye gukurwa ku minara y'u Rwanda? Vuga ariko Papa Francis wese abye ku kibazo cya Kongo gikemurwa mu mahoro. Umushumba Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis. Yego mwari muzi se ko ngo MTN ishobora kuba igiye minara yagiye kurwa mu Rwanda? Kubera ikibazo cya leta. Bino bintu. Oya uriya mu perezida wa South Africa arya. South Africa. Yego perezida wa South Africa urumva niba kandi MTN. Yego MTN ni yaho. Ariko buriya ntago ntago babifite babihuriye kwa kurumva iriya ni company ubwayo biri kwishakira amafaranga ukiranasora. Irasora nyine yo ntago ari kuvuga ngo ni company ya ntago wayitegeka ngo kira ntago ari igisirikare cya leta. Ntago wayitegeka ngo kira gihugu ngo genda ngo ugire ute kuri mu network cyangwa kuri minara yabo. Ko nayo ibisoro ngo byarutwaye igihugu cyeka kivamo. Kuko urumva umubano uri hagati y'ibihugu ntawo buhuriye na company zikorera cyangwa akazi mu gihugu cyane. Kugeza ku isaha simpamya neza ko company zose zituruka mu Rwanda zabaga muri Kongo zese zisenyuka. Yego minota rero ni ngiyi mwakoze kuza. Amazina yanjye ari kwihangana Elisa Reponse, Mugisha Jose na Isaie Niyonkuru. Yego turabutsa gukora subscribe, share, like na comment kuri Special TV Show. Abandi ibindi nakagaruka. Murakoze cyane. Ciao.